Yesu yankijije igicuri nkimaranye imyaka 12, ndashima Imana ko yakinkijije. Yesu yankijije kugenda nkururuka no kwizunguza no kugendana nk'uruvumbi maranye amezi 8. Yesu yankijije ibisazi mbimaranye amezi 6 kandi nari mu ishyamba rya Manyema. Abandi bajya imbere ngewe nkigira mu ishyamba nkazimira, isaha y'Imana yagera nkumva ijwi rya marayika arimbwira ngo subira inyuma, akambwira aho ngenda, aho njya nagiye ngasanga ababyeyi niho bari. Nubwo turi mu gihe abantu bazunguza ibitambaro tukikubita hasi, abantu bakatubeshya ngo twakiriwe umwuka wera, nyamara ari imbaraga zikuzimu badusizemo. Ariko haleluya, Yesu yadusezeranije umwuka wera. Icyitonderwa, nitwa Mwamini Ana Naome. Haleluya. Mwamini bisobanura kwizera, Naome ni umunyagikundiro, Ana ni wa mudamu wavuze ibya Yesu. Haleluya. Muri kumva ko ntuye hafi y'umusozi biruhanye. Ubundi igihe kinini amazina y'umuntu nibwo buhanuzi bwa mbere bugira uti, nibwo buhanuzi bwa mbere bumugeraho akivuka. Njya mbwira abantu iyo dufite umwanya ngo buri wese navuga izina rye iryo twiti iripagani, urihuze n'ubuzima bwawe kumva hari ahantu bigize ute, birahura neza. Haleluya. Nubwo abahanuzi bandi bataduhanurira, ababyeyi baraduhanuriye ubuzima tuzabamo, kandi baduhanuriye bakoreshejwe n'umugambi w'Imana. Ndimo kwimukira hano Rwampara, mvuye ku Gisenyi ku itorero rya Rubavu, paruwasi ya Mbugangari. Ndi umukristo, ndi umunyamashengesho, ndi umuvugabutumwa w'umuhamagaro. Haleluya. Yesu adufashe. Hanyuma rero ndashimira Imana. Imana yambwiye ko nzasengera Rwampara, ntabwo nari mpazi. Ndashimira Imana ko namenye Rwampara ko ari hano. Haleluya. Bwa mbere naje hano bantumiye ndibuze kwigisha, ariko Imana ntabwo yari nzanye nk'umwigisha, nuko yari yo nzira byagombaga gucamo. Yagira ngo menye mu rugo. Ubwa kabiri barambwira ngo nze mbwirize, ariko ndi mu rugo Imana irambwira ngo subwiriza ariko ujyeyo kugira ngo were imbuto. Ndaza ngeze hara mu muryango mpita ndarwara, nirirwa ndwaye numva nenda gupfa, ariko ku mugoroba Yesu ampa ubuzima. Haleluya. Yesu ashimwe. Ndashima Imana rero ko uyu munsi noneho Imana yanzanye ngo tuganire ibya Kristo. Haleluya. Ndi umukristo, mu mutima wanjye njya numva mpamya ko ndi umugenzi ujya mu ijuru. Rimwe na rimwe bashobora kugutumira ahantu ukagenda nk'umubwiriza, ariko mu mugambi w'Imana akaba hari ikintu Imana ikohereje kujya kwakira utabizi. Iyo uvuye mu mwuka rero ukajya mu mubiri, ntabwo ujya umenya ko umugambi w'Imana rero wakugize ute, wakuzanye. Haleluya. Ariko ndashimira Imana kuko naje ndi umubwiriza, ariko nje kumenyeshwa urugo nkwiriye kugira ute, kubamo. Ubwa kabiri nza nk'umubwiriza, ariko nje gukizwa indwara n'urupfu. Ndashima Imana ko yazamuye ibendera ryo kunesha uwo munsi. Nza hano bwa mbere nari maze iminsi, uhereye mu kwezi kwa mbere Imana imbwira kwimuka Igisenyi, narabyanze. Igihe nemere kujya kwimuka, njya gushakisha inzira ya hirya mu misozi. Umuhanuzi ahagaze hano kuri aritari arahanura, arambwira ngo nzashiduka nageze n'Ikibungo. Ndavuga noneho karabaye. Noneho Imana irambwira ngo igihe cyo kwimuka cyageze, ngo haye n'amafaranga yo kwimuka. Navuye hano nkeje Imana irayampa. Ndashima Imana ko ivuga kandi igasohoza. Haleluya. Ubu narimutse ndi muri Kigali. Imana yari yarambwiye ngo ninimuka sinzagira ikintu nzimukana, ngo ibintu byose nzabisanga aho nzimukira.
nabaga mu nzu ntoya y'ibyumba bibiri, kimwe ari icy'amashengesho, ikindi ari icyumba cyo kubamo na tuwarete, cyakora yari iri mu nzu. Ngiye kubona mbona noneho ndimutse, nimukira mu nzu y'amakaro, kandi ibintu byose nari mfite nabisize. Imana irambwira ngo ikimenyetso cya nyuma, teremusi wari ufite hazamenekamo imwe. Ku bwa nyuma rero nagiye kureba asanga teremusi yamenetse, ndavuga burya isaha yo kugira ute, yo kugenda yageze. Ubwo ndazamuka, noneho naremeye ko ngomba kuba hano. Haleluya. Nubwo ndi hano rero ndi mu rugo rwa data, turi mu rugo rwa data. Haleluya. Yesu afite uburyo. Ibyo bintu rero Imana yahise ibwira abantu ngo nibaye bancumbikiye. Sinzi iminsi tuzamarana, igihe cy'Imana nikigera izambwira ngo ngaho rero genda. Ubu uyu munsi ndi mu rugo rwa mwarimu Anastase. Mfite icyumba, niyo ngiye sisiga ngikinze, ngerayo ngasanga bagikinze. Nkavuga ngo burya Imana izi gutanga iki? Icyubahiro. Nimumpere Yesu icyubahiro. Yesu afite ubundi buryo, muhumure. Haleluya. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana mu minota mike bampaye. Yesu ashoboze kureba ku isaha, kuko iyo umuntu ndi kubona ari kwica igihe, nanjye mba numva ifuhe rigenda riza. Yesu rero ashoboze kubahiriza igihe. Haleluya. Urupfu ni rwiza cyangwa ni rubi? Tukwiriye kurunyuramo cyangwa ntiturunyuremo? Urupfu ni inzira yacu, ntibihinduka. Haleluya. Mumbabarire kuko twagiye tubona amashimwe, nanjye urupfu ndarutinya. Haleluya. Ariko ngiye kuvuga ku rupfu no kuzuka. Urupfu no kugira ute? No kuzuka. Yesu yankijije igicuri nkimaranye imyaka 12, ndashima Imana ko yakinkijije. Yesu yankijije kugenda nkururuka no kwizunguza no kugendana nk'uruvumbi maranye amezi 8. Yesu yankijije ibisazi mbimaranye amezi 6, kandi nari mu ishyamba rya Manyema. Abandi bajya imbere, ngewe nkigira mu ishyamba nkazimira. Isaha y'Imana yagera nkumva ijwi rya marayika rimbwira ngo subira inyuma, akambwira aho ngenda, aho njya nagiye ngasanga ababyeyi niho bari. Ndashima Yesu ko yandinze kuzimirira muri Kongo, akankiza igicuri nkimaranye imyaka 12. Nimundenganye kuba mugufi, imyaka 12 urwaye igicuri ni myinshi. Naho Imana igejeje ikorangize ndayishimiye. Nakundaga kurira ibiti, nta giti cyananiraga. Ndashimira Imana ko nta gicuri cyafatiye mu giti ngo mubuke nikubite hasi mvunike. Imyaka 12 nakimaranye nkaba nta bimenyetso by'igicuri mfite. Ntimwambera Imana icyubahiro. Ejo bundi 2021 na 2022 nabwo Yesu yankijije uburwayi bwatumaga nicugusa mu buryo bwose, nkizunguza, nkunama, ibintu byari bibi bikomeye. Ariko aho naho nabonye Imana. Haleluya. Ntabwo nigeze saba kamera, ariko nabwiye Imana nti umunsi nzajya kubwiriza Rwampara, kuko uzaba ushyigikiye uzashyireho umuntu ushyiraho kamera. Ntabyo twavuganye, sinzi n'uwayizanye, ariko ubwo nyine byatangiye. Haleluya. Ibintu by'Imana iyo bidafite ibimenyetso ukihuta urayoba. Biba bisaba ngo ugendane ibimenyetso kimwe ku kindi, niho ugirira umugisha no mu makuba menshi. Ntuyaba muganya wihebye, ahubwo uyaba mushima, kuko mu nzira y'ibigeragezo, mu nzira y'ibikomeye, niyo nzira ducamo tujya ibwami. Haleluya. Umuririmbyi aravuga ngo nawe ntiwikange, ngo ahubwo nshuti ngwino tujyane. Haleluya. Nubona ibigerageza ari byinshi kuri wowe, ujye uvuga ngo Imana ishimwe kuko inyongeye imbaraga zo gusenga. Haleluya. Kandi inyongeye imbaraga zo kuyegera ngo mpabwe umwuka wera. Yesu ashimwe. Niyo mpamvu itazadukuraho ibigeragezo byose, kuko ibidukuyeho ntitwajya mu ijuru. Haleluya. Yesu ashimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana
riri mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ku kirwa cy'Ipatimu, ibice 20 umurongo wa 5. Mwarimu agiye kudufasha umurongo wa 5 n'uwa 6, arasimbuka asome n'uwa 12 na 13. Dusome ijambo ry'Imana ryahishuriwe Yohana ibice 20 umurongo wa 5. Aravuze ngo uwo ni wo muzuko wa mbere, abapfuye basigaye ntibazuka. Abapfuye basigaye ntibazuka. Iyo myaka 1000 itarashira. Ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa kandi n'uwera. Urupfu rwa kabiri rubasha kugira icyo rutwara abameze batyo, ahubwo bazaba batambyi b'Imana na Kristo, kandi bazimana nayo iyo myaka 1000. Hanyuma 12 na 13. Mbona abapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, aricyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditse muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Inyanja igarura abapfuye bo muri yo, urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye bo muri byo, bacirwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze. Urupfu n'ikuzimu bijugunywa muri ya nyanja yaka umuriro. Iyo nyanja yaka umuriro niyo rupfu rwa kabiri. Kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe mu gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri iyo nyanja yaka umuriro. Amen. Haleluya. Amen. Bibe bityo ntibihinduka, kuko byanzwe n'abera bo mu isi no mu ijuru barasinya. Haleluya. Iri jambo rero ni ijambo ry'Imana. Yohana yari ari ku kirwa cy'Ipatimu, Imana iramwereka, imwereka ibintu byinshi. Haleluya. Imwereka ko abazaba banesheje bazahabwa ibuye. Imwereka ko Imana, haleluya, izabagira inkingi zo mu rusengero rw'Imana muri Yerusalemu nshya imanuka iva hehe? Mu ijuru. Haleluya. Akarusho iravuga uti yewe Nawomi we utigeze kumenyekana, utazwi, utarakunzwe, hari ikintu kizaba, mu mibabaro myinshi uzagira, mu ntambara nyinshi uzarwana. Haleluya. Ubwo nawe ni wowe Nawomi noneho. Haleluya. Navuga ngo ngewe cyagiye nusonza nzajya mbumba ibuye, niba kuroga nzabumba ibuye, niba kuvuga nzabumba ibuye. Haleluya. Aravuga ngo imirimo yose y'umubabaro n'iy'ibyishimo ibuye rizaba ribumbwa. Haleluya. Ngo nugerayo bazaguha ibuye, Yesu azabanza gufata ukuboko. Haleluya. Akubwira Imana yatura imirimo yose wakoze, n'intambara zose warwanye, n'ibihe bibi waciyemo. Haleluya. Ngo Yesu yongera gutize agahinda. Yemwe bagabo batugengeza amaso, muzarira. Uwo munsi tuzarira. Haleluya. Tuzarira nk'umugore w'umwana w'intama. Twese tuzaba turi abadamu ba Yesu, kandi tuzaba duhagaze imbere y'umugabo wacu. Haleluya. Icya kabiri, Yesu ashimwe. Icya kabiri, tuzaba turi imbere ya Data bukwe, Imana ishobora byose, ihindura iby'ibihe n'iminsi yose. Haleluya. Yesu ashimwe. Ngo Yesu azajya afata umuntu amumurike, amuvuge ibigwi. Haleluya. Namara kuvugwa ibigwi, Imana imwake Yesu, umuntu ahere kwarira. Akirira, abamarayika bavuza ibintu byose byo mu ijuru, bavuza inanga z'amajwi arenga mu buryo butigeze kuboneka mu isi, ndetse n'ikuzimu batazi. Haleluya. Ngo maze bakivuza ayo mafafare n'ibindi, ngo Imana ibigufashe ukuboko iguhanaguza umwitero wayo. Haleluya. Ndabifuriza kwiyandikisha muri iki gitabo cy'ubugingo, kuko
amarira tugeze mu ijoro. Imana ubwayo nayo izaduhoza, Imana ubwayo izahanagura amarira y'abera bose. Haleluya, Yesu ashimwe. Imana izaduhanagura amarira. Nushaka ko urira ingunguru nyinshi nta kibazo, cyangombwa nuko uyarira nk'umukiranutsi. Y'ubu yigeze arira agezeho yibuka ko ari umukiranutsi, aravuga ngo ariko haleluya, nubwo urupfu rwaza nzarinda apfa nkiri inyangamugayo, kuko amaso yanjye ashaka kumureba atari ay'undi muntu uzayareba, ahubwo ayanjye bwite azamureba. Amaboko yanjye azamuhobera, ibiganza byanjye bizamukoraho. Amina. Nubwo abantu bari kurizwa n'ibiryo, bandi bakaruzwa n'amazu, ariko nasomye irindi jambo mu ndirimbo ya 215 haravuze ngo kandi amazu yaho yose ararabagirana, aruta cyane ay'abantu bubaka. Haleluya. Nimuhumure, nimuhumure. Ufite umutware, uwo mutware wawe yitwa Yesu. Mugabo ufite umutware, mubyeyi ufite umutware. Nubisoma neza uze kubisoma mu gice cya 21 cy'ibyahishuwe, bivuga yuko marayika ajya kwereka Yohana, haleluya, ururembo rw'umugeni, umusozi w'umugeni, ahantu harimbishijwe abamarayika batari wagera. N'Imana ubwayo ntiyari yahagera, irindiriye kuzahagerana n'umukazana w'Imana, mukazana wayo, mukazana w'Imana. Humura, humura mukazana w'Imana. Wowe uri mu isi, ukaba uri mu ntambara, ukaba uri mu bigoye, ukaba uri mu biruhanya, niwihanganira intambara z'iki gicuku cy'umubiri, cy'igicuku cy'uyu mubiri twambaye. Utajya ushima, ntabwo umubiri uhaga, ntabwo na konti igihaga amafaranga. Ndagira ngo nkubwire ko n'abubatsi badahaga kubaka. Iyo umuntu abonye etaje igeretse 2 aba yumva yageraho 3. Iyo umuntu yabaye icyamamare aravuga ngo ndashaka gukora ikindi kintu mu isi gikomeye, ku buryo bazajya banyirahira. Ubu Burusiya nabwo buri gukora amateka mu isi ngo bazabwirahire, ariko twebwe haleluya turuta ibyo byose, kuko tuzirahirwa na Yesu, kandi Imana ikaduhanagura amarira yose. Haleluya. Mugeni wa Yesu, ntiwiyanduze, hari ubukwe buri kwitegurwa mu ijuru. Bamarayika bakomeje kubaka, abandi bari mu ruganda badodera umugeni. Haleluya. Amakamba bakomeje kuyakora neza. Haleluya. Hanyuma inyenyeri bakomeje kuzitegura. Ntabwo iyawe nzayitwara, nzambara iyanjye, nawe uzambara iyawe. Uyu mubiri ni ahantu tunyura tujya mu ijuru, tuba dukomeje tujya mu ijuru. Nubwo inzira yanyerera turi kujyayo, nubwo twanyagirwa turi kujyayo, nubwo twasonza turi kujyayo, nubwo twapfakara turi kujyayo, nubwo twapfusha turajyayo, nubwo twagira amadeni. Nimuhumure, Obadiya baramwishyuriye, Yesu yibutse, yarabyibutse aramwishyurira. Icyangombwa ni ukukira, nuka ntugire uburiganya. Bone sike, my God. Haleluya. Ndashaka gutangariza isi n'abantu bayituye, abera n'abirabura, Aziya, Amerika n'Uburayi, Afurika. Ndashaka kubatangariza ko urupfu ruhari, uhereye igihe umuntu yagomeye Imana. Imana yari yabwiye Adamu, iramubwira ngo wirinde kurya ku giti kimenyesha icyiza n'ikibi. Aya magambo ari mu gitabo cy'Itangiriro mu bice 2 ku murongo wa 17. Iramubwira ngo nurya ku giti kimenyesha icyiza n'ikibi, no gupfa uzagira ute?
uzapfa. Bukeye arambura amaboko arya kuri icyo giti, urupfu ruraza. Imana yari yabajyanye mu Edeni mu bice bitatu ku murongo wa 22. Imana irabasezerera ngo batarambura ukuboko bakarya no ku giti cy'ubugingo bakarama iteka ryose, ngo ibasezereye ishingamo igiti. Haleluya. Ishyiramo marayika murimbuzi, ishyiramo n'inkota yaka umuriro kugira ngo hatagira umuntu wongera kwerekera hehe? Mu Edeni. Haleluya. Ariko Imana ishimwe ko nubwo Edeni yo mu isi yakinzwe, ariko twakinguriwe Edeni ya hehe? Mu ijuru. Haleluya. Ubwo Yesu yatangaga, na Yesu yaje ataje guhindura urupfu rw'umubiri, ahubwo yarugize iremba rwinjiramo. Haleluya. Hanyuma atubera imfura y'abera mu kuzuka. Arazuka yicaye iburyo bw'Imana isumba byose, nk'ikimenyetso cy'uko abantu bapfanye nabo bazongera bakagira ute? Bakazuka. Tuzazuka we. Nishaka mfe none ngwe na hano kuri aritari, nimba narafiriye muri we nzanazukira muri we. Hari umuririmbyi waririmbye wa 405 aravuga ngo abapfiriye muri we ngo bazuke bamusanga ubwo, ngo natwe abazaba bakiriho ngo tujyane hamwe nawe, ngo duhabane nawe iteka ryose. Yiyumvisha uburyo ari mu mwuka, aravuga ngo ndi kumva mpiye icyamukaza udatinze. Haleluya. Undi nawe bamubwiye ngo amazara hari, aravuga ngo iyaba nari mpise ngira amababa kano kanya, ngo mba ngurutse nkagerayo, ngo nkabisi yoni iteka. Haleluya. Ngo mba ngurutse nkagerayo nkabisi yoni iteka. Bantu batindijwe n'ibiryo ni muviyo, abatindijwe n'amavuzu ni muviyo, abatindijwe no kubyara ni muveyo, kuko n'abantu batabyaye nibagerayo Imana izabahanagura amarira yuko bakiranutse ari ingumba, uko bakiranutse tarigeze babyara. Ndabwira amahanga yose ko urupfu ruhari kandi rusha kutwegera, ruciye mu bigeragezo, ruciye mu ntambara, ruciye mu barozi, ruciye mu ndwara z'amayoberane. Urupfu rurahari, gupfa ko tuzapfa. Ahubwo ndabwira amahanga yose ngo nakorere umuzuko wa mbere, kuko tubonye neza ko hazabaho umuzuko wa mbere, hakabaho n'umuzuko wa kabiri. Ngo kandi abantu bahirwa ni abantu bazazuka ku muzuko wa mbere. Haleluya. Isi yose nimukorere umuzuko wa mbere, abakomeye n'aboroheje nimukorere umuzuko wa mbere, kuko umuzuko wa mbere ni uw'ibyishimo, umuzuko wa mbere ni uw'umunezero. Kandi uburyo bwo gukorera uwo muzuko wa mbere ni ukwihana ibyaha. Twihana ibyaha. Ndatangariza amahanga ngo niyihane ibyaha, mwihane ubwicanyi, mwihane ubugambanyi, mwihane ubusinzi, mwihane ubujura, mukorere Imana mukiranuka. Ndatangariza amadini yo mu isi ko Imana ikeneye umugeni muri ayo madini, kandi uwo mugeni abarizwa mu itorero rya Kristo. Ndabwira abantu bose ngo nimuze mwiyandikishe mu gitabo cy'ubugingo, kuko iminsi igihari yo kwiyandikisha. Kandi ibimenyetso bya kugaruka kwa Kristo uri kubyumva mu makuru, uri kubyumva ku ma YouTube, uri kubyumva ku ma Facebook. Ibyo byose ni ibimenyetso byerekana ko Kristo ageze bugufi. Ishyanga riri gutera irindi, icyorezo birakuranwa n'ibindi. Ndatangariza amahanga ngo nimumenye Yesu wapfuye akazuka, wo mu rubyaro rwa Dawidi. Haleluya. Gishyitsi cyo mu muryango wa Yuda, niwe uzazura abera, niwe uzazura abera. Nusoma muri Yohana mu bice 11, mu bice 11, katureba ayo magambo. Yohana ibice 11, murongo wa 25. Yesu yari arimo abwira ba Marita, ababwira ko afite ubushobozi bwo kuzura abantu.
ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesu arababwira ati ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. 26 kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese mwizeye ibyo? Haleluya. Urupfu rurahari, ariko Imana irashaka ko abantu bamenya ko bacunguwe n'amaraso ya Yesu. Imana irashaka ko abantu bamenya ko nyuma y'urupfu hari ukuba muri paradizo, ya yindi Yesu yabwiye igisambo. Nyuma yo kuba muri paradizo abera bose baturindiriye, impanda izavuga. Haleluya. Impanda izavuga, abantu bose bapfiriye muri we bazuke bamusanga ubwo. Indirimbo ya 271. Haleluya. Ni kwivuga. Haleluya. Bene data, abatuye isi, ADPR, amadini atandukanye, Imana irashaka ko dukorera umuzuko wa mbere. Imana irashaka ko dukorera kuzumva impanda ya mbere, kuko abantu basigaye batumvisha impanda ya mbere bazazuka nabo imyaka 1000 ishize, bazukire gukorwa n'isoni no gushungerwa. Nta musozi uzaguhisha. Ndagira ngo nkubwire ko ikuzimu naho hazaba hakuweho. Ndagira ngo nkumenyeshe ko nta mahanga akomeye n'ayoroheje azaba akiriho. Abantu bose bazaba bari kubwira ibintu byose ngo nibibahishe, ntibizemera kubahisha, kuko Imana izabije kwicara ku ntebe y'imanza ngo icire ibyaremwe byose imanza, na Satani arimo. Zacira Satani urubanza, icira inyamaswa zo munsi y'inyanja imanza. Imana izaca imanza, icire imanza inyamaswa zo mu isi, izikomeye n'izoroheje. Birasaba kuba maso kugira ngo utazanywana n'abanyabyaha ku gikombe cy'umubabaro, ku gikombe cy'agahinda, ku gikombe cyo gushavura. Uhawe umwanya wo kumenya Imana, uhawe umwanya wo kwihana, uhawe umwanya wo gukizwa, uhawe umwanya wo guhindukirira Kristo, ukihana ibyaha by'umutima, ukihana n'ibyaha by'umubiri, kuko ijambo ryaravuze ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Nubwo turi mu gihe cy'ubuhanuzi, ubuhanuzi bukakaye, ubuhanuzi buruhije, ubuhanuzi bwo gufata ibitangaza, ariko wabifata utabifata uzapfa. Nukorore kuzuka. Haleluya. Yesu adufashe. Nubwo turi mu gihe abantu bazunguza ibitambaro tukikubita hasi, abantu bakatubeshya ngo twakiriwe umwuka wera, nyamara ari imbaraga z'ikuzimu badusizemo. Ariko haleluya, Yesu yadusezeranije umwuka wera muri Yohana mu bice 14 ku murongo wa 15, aravuga ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, ngo nanjye nzasaba Data undi mufasha wo kubana namwe. Haleluya. Ngo niwe mwuka w'ukuri. Niwe mwuka w'ukuri. Icyitonderwa, ageze hepfo aravuga ngo ntibishoboka yuko ab'isi bamuhabwa, ngo kuko batamurora kandi batagize ute, batamuzi. Ariko mwebwe abakeneye kwihana no gukizwa, ngo muramuzi. Haleluya. Abana namwe kandi azaba muri mwe. Ageze hepfo aravuga ngo muzabona ibintu byinshi bikomeye bituma mubona koko muri imfubyi. Isi gitugira imfubyi, tukinjira mu maganya, mu bwihebe n'agahinda, ibyiringiro byacu bigashira. Ariko Yesu aravuga ngo haleluya, sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaza aho muri. Abo bantu batabaye imfubyi nibo Kristo azazora kuri uyu muzuko wa mbere. Abo bantu bari bafite umwuka wera. Haleluya. Ijuru ryari rituye muri bo, ryakoreraga muri bo, ryagenderaga muri bo, ryereraga imbuto muri bo, ryakundiraga abantu muri bo, ryababariraga abantu muri bo. Haleluya. Ijuru ryajyaga ryirengagiza inenge za bene data kubw'umwuka turimo, natwe tukagira
yatugiriye imbabazi abantu Yesu yababariye. Yesu adufashe. Umwami Imana twambike imbaraga. Igihe kirarangiye. Yesu aduha umugisha, atwambika imbaraga kandi adushoboze gukorera uyu munsi w'umuzuko wa mbere. Icya kabiri, Yesu aduha imbaraga zo kwiyandikisha mu gitabo cy'ubugingo, kuko hazabaho undi munsi urubanza nirushingwa umuntu wese utabonetse ko yanditswe mu gitabo cy'ubugingo acirwe urubanza rw'urupfu. Haleluya. Urwo rupfu abantu bazabaho nabo. Abantu bazabaho. Imyuka y'abatubaha Imana n'umwuka wa Satani uzaba ugize ute? Uzaba uriho, uzagumaho iteka ryose. Ariko abo bantu bazahora bababara, baribwa n'umuriro utazima urimo amazuku. Iminsi yose bazababara. Mu gihe abakiranutsi bazishima iteka, bakanezerwa iteka, bakishima iteka, abandi nabo bazaba bari mu nyanja iri mu rupfu, rwa rundi rwishe umuriro, rwishe umubiri. Urupfu rwishe umubiri, icyo gihe ruzaba ruri mu nyanja abanyabyaha barimo. Ushaka kuzajyayo? Icya kabiri, ikuzimu hababazaga abantu, naho bazaba bahataye mu nyanja ya kumuro n'iki n'amazuku. Icya gatatu, Satani wababazaga amahanga akababaza isi n'abayituye, nawe azaba yatawe mu nyanja ya kumuriro n'amazuku n'abadayimoni bose. Uri kumva urubanza? Uri kumva umubabaro? Icya gatatu, imyuka y'abantu twita abazimu mu Kinyarwanda. Abazimu ni abantu babaye bazima hanyuma bakaba abaki. Abazimu ntibakiboneka, ntibacyambaye umubiri, babaye imyuka, bitwa abazimu. Abo ngabo nabo nibo bazacirwa urubanza nk'abantu babaye mu mubiri, bagahabwa umwanya wo kwihana, bagahabwa umwanya wo gukizwa, bakaba mu materaniro, bakabana n'abahanuzi, abandi bakaba abahanuzi, abandi bakaba abayobozi b'abandi, ntibakiranuke. Ngo mu rubanza ruzashingwa hazaba n'abahanuzi bavuga ngo twahanuye mu izina ryawe, ngo bababwire ngo nimumve imbere ntimubonetse mu gitabo cy'ubugingo. Twasuye abarwayi turabakiza mu izina ryawe, ntimubonetse mu gitabo cy'ubugingo. Ntiwirate imirimo ukora, ahubwo wirate agakiza ufite muri wowe. Ndabwira isi yose ngo nimuhindure uburyo, mwiyandikishe mu gitabo cy'ubugingo, muze mwinjire muri Yesu, mutunge imbaraga z'umwuka wera. Haleluya. Umwuka w'ukuri uhesha umuntu gukizwa, uhesha umuntu kwimenyaho icyaha. Umwuka w'ukuri ajyaho yohereza umuntu mu masengesho. Na Yesu amaze kubatizwa mu bice 4 bya Luka, umwuka yamujeho amwohereza mu masengesho. Akurira mu masengesho, agwiziriza imbaraga mu masengesho. Satani aje kumurwanya no kumugerageza, amubwira amagambo anesha Satani. Yesu natwe aduha imbaraga nk'izo ngizo, aduha imbaraga ziri inyuma y'urupfu, imbaraga zinesha byose. Reka tubwire mwarimu ahaguruke adusengere. Igihe cyarangiye, ushobora kuba nanakirengeje, bayobozi mwihangane, ariko mwarimu nahaguruka dusengera Imana. Tari yadusengera Imana, kamusome kuri no ndirimbo ya 271. Iravuga ngo ubwo impanda z'Uwiteka zizavuzwa mu ijuru, ngo habaye umunsi, urya munsi uhebuje, ngo habaye urya munsi mwiza, habaye urya munsi mwiza uhebuje. Abo mwisi kanza nyiririmba hari nibyo biri buze kunshobokera. Ubwo impanda z'Uwiteka zizavuzwa mu ijuru, habaye urya munsi mwiza uhebuje, abakijijwe bose bo mu isi bazamwitaba, abakoranyirize mu ijuru rye. Byuma byihorere, ubwo azahamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo.
cy'ubugingo ziko nzumva izina ryanjye nkitaba uwo munsi hazazurwa abapfiriye muri we bave mu bituro nk'umucunguzi bazahurira mu ijuru n'abazaba bariyo zaba mpari nanjye sinzaburayo cya gatatu Yesu databuja nzamukorera ndacogora ngwiza ubuntu n'urukundo amfitiye maze imirimo yo mu isi ajyama ninyirangiza azampamagara ngeze mu ijuru ubwo azahamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo ziko nzumva izina ryanjye nkitaba. Kaduhaguruke dusenga Imana tubwiye amagambo meza yo kudutinyura ko nubwo urupfu tuzapfa ariko urupfu rwa mbere nta kibazo ni urupfu rwa kabiri rw'iteka. Icyo kitumye Yesu avuze ngo umuntu unyizera ntazapfa na rimwe kuko hari urupfu rukomeye rutegereje abantu. Asoje yifuriza abantu bose bari muri literaniro kwiyandikisha mu gitabo cy'ubugingo kugira ngo batazahura n'ikibazo cy'uru rupfu. Uru rupfu nuko nguko ibintu bimeze. Reka dusenga Imana. Imana ntishobora kwibuza icyo yagennye kugikora, ntigihindura gahunda. Uko itazahindura ibyawe umugambi wayo ukaba utahindurwa n'abadayimoni, niko nibyo yandikishije mu gitabo itazabihindura. Abera bazataha ariko n'abanyabyaha bazarimbuka. Turashimira Imana ko twumva ijambo ry'Imana rizatuma tutarimbuka. Mana mu izina rya Yesu twumvise amagambo meza y'ubugingo. Aya ngaya niyo ushaka ko twumva abera tukitegura kuko hari ahantu turimo tujya. Imana izaduhanagura amarira. Jambo wandikishije yigeze abihanura Zekariya aravuga ngo Imana izaturirimbira. Imana haleluya, ni ibyishimo kuririmbirwa n'Imana. Yo duca muri iyi si tubabaye turwana intambara rimwe na rimwe tukavuga ngo kubera iki Imana ariko tumenya amakuru yuko dufite amahirwe yo kuzinjira muri paradizo y'Imana tukabana n'Imana ikaduhanagura amarira ku maso. Tuzatambuka mu ijuru, tuzagenda ku nyanja y'ibirahure. Ndagushimiye Kristo kurimo kudutegura habera bazaba. Ndagushimiye kurimo kudutegura igihugu Satani atazinjiramo, atazagiramo ubushobozi kandi ntabwo tugitashye kera ahubwo tugitashye vuba. Nicyo cyatumye umwanditsi avuga ngo nuko mumaranisha imibabaro. Kubwira nayo magambo ntabwo yarabibonye neza, abona ko imibabaro yacu itamarwa n'amazu no kubyara, abona ko imibabaro itamarwa no gushaka no kwiga amashuri, abona ko ibyo ngibyo ari ibintu bitoni nko guhabwa amanu mu butayu. Ariko amenya neza ko nidukumbura igihugu tuzaba turimo kumaranisha imibabaro. Iri teraniro ryose turagushimiye ko udukumbuje igihugu, tujyamo ahantu hari amazu twubakiwe yubakanywe isuku tutarabona. Hariho igihe umuntu agera muri Amerika akagira ngo ibintu byaciyemo, ariko hari ahantu tuzajya. Satani nicyo gituma turwanya, nuko yahabaye avuga ati barangendanye. Ndagushimiye ko wanoranyijemo. Haleluya. Mana ndagushimiye washyize muri abo ngabo bazaba mu gihugu cy'amata n'ubuki. Abantu bari imbere yanjye bari muri aya materaniro ndagushimiye ko batoranyije ukabashyira muri uwo mugabane. Tugukomeye amashyi tugushima. Mujaho umuha umugisha ukomeze kumuha imbaraga n'amavuta, kandi muri iri teraniro dure kwitegura muri icyo gihugu. Bana natwe utugire neza ubuntu bwawe natwe mu izina rya Yesu. Amen.